Ahagana saa 6 z'amanywa ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo uyu mubyeyi yabazwe yibaruka abana 3. Mukandanga yumvikana nk'ugifite intege nke, avuga ko nubwo bamunyujije mu cyuma bakamubwira ko atwite abana 3 ngo yarinze abibaruka atarabyemera neza. Ku wa gatanu niho bambaze masasta, nanyuze mu cyuma bambwira ko mbafite, nanyuze mu cyuma bambwira ko mbafite ariko sinkajya mbyemera. Uyu mubyeyi wari wibarutse ubwa mbere avuga ko nubwo atarakomera neza nibura ngo yumva nta kibazo kidasanzwe icyari cyamubaho. Ntarakomera cyane kubera ko n'umunsi umuciye sinabasha kumenya nk'ingaruka nagira, ariko ndumva nta ngaruka ndagira. Uyu mubyeyi waje kubyarira mu bitaro bikuru bya CHK nyuma y'iminsi mike avuye i Rusizi akimukira mu karere ka Rubavu, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bibaruka abana barenze 2 bakagorwa no kubitaho kubera ubushobozi buke. Alexiane nawe avuga ko kubera n'ikiciro cya 2 cy'ubudehe umuryango we warizwamo ngo akeneye ubufasha. Kubarera ndabona njyewe ndi mu cyakajwe tutarahinduza no twaye tugishingirwa, we ari mu cya 3. Mukandanga Alexiane twasanze atari kumwe n'abana be kuko bari barimo kwitabwaho n'abaganga, avuga ko nubwo ashima ubufasha bw'abamusura ngo anakeneye nibura akazi yakora ka buri munsi kugira ngo azabashe kurera aba bana. Icyamfasha cyane ari nk'ibikunze mbonye nk'ikintu najya nkora n'igihe cyari cyo cyose ngakora cyerekeranye n'umurimo nakora kugira ngo abana n'ikindi gihe ngize ingufu njye mbona uko nkora nyine nkabagaburira, nibyo byarushaho cyane kuruta ibindi byose.